Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe mwese nshuti bakundwa, tugiye kwibanira kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yanyu ari nayo yacu yitwa Subiza TV. Ndabasuhuje kandi mwese mbahaye ikaze muri aya makuru. Reka nizere ko tugiye kuyabanamo mwese mumeze neza, abo bitameze neza namwe reka tubabwire ngo mupore sana, gusa ni munkundire mu makanya kanyu gato mbabwire ibyabereye ahangaha muri iyi ntara y'Amajyepfo, dore ko wagira ngo umuzimu haba nta kindi iba mutumye usibye kurimbura abantu. Ni hoho cyangwa se reka mvuge ko ari ikamyo mu bwoko bwa hoho, zimwe zipakira imicanga n'ibindi bigiye bitandukanye. Iyi yakoze amabara, abantu benshi bahatakarije ubuzima, abandi benshi nabo barahakomerekeye. Uti byagenze ute? Iyi mpanuka yatewe n'iki? Nkundira byose nyene mbikubwira ijambo kurindi, turaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru wasobanukiwe neza abahitanwe n'iyi hoho, ndetse ugenda umenya n'abari bo. Hari igihe wasanga harimo abanuzi, mw'abantu mw'impanuka ziri kuba muri iyi minsi, noneho zikozwe n'izi modoka biri kugenda birushaho kugenda bitera ubwoba batari bakeya. Nanjye ubwanjye uri kubagezaho iyi nkuru ndumva ndi gusesura umeza bitewe n'ibyabereye ahangaha muri uyu mudugudu wa Nyakabunga, ni mu kagari ka Gasoro, muri uyu murenge wa Kigoma, aho abantu benshi rero bacitse umugongo bitewe n'ibyo babonesheje amaso yabo. Iyi hoho yavaga hehe? Iyi mpanuka itewe n'iki? Nkundira ibingibi byose mbere ko mbikugezaho, tubanze duhikaze n'abandi bakigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere, turababwira ngo welcome, ariko kandi turanabasaba gukora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe cyangwa sabone bitewe nuko mubyita. Muze no kwibuka mufungure kare kantu k'inzogera, niyo nkunga ya mbere muraba muduteye, kandi murabizi ko kubana natwe aba ari umugisha ukomeye. Gusiga ibitekerezo byanyu muri comment no kutulayikinga mubikore muri benshi, kuko iyo mubikoze mubikunze twese hamwe bituzanira umugisha. Mbibutsa ko n'iyi nkuru ndi kubagezaho mushobora kwisoma kuri iki kinyamakuru cyandikira ahangaha mu Rwanda cyitwa Umuseke. Kuri wowe neza amatwi ibyo mbikubwira mu rwego rwo kugira ngo uverify urebe niba koko ibyo nakubwiye bihura n'ibyo icyo gitangazamakuru kiba cyanditse, ubundi urushaho kunyizera. Tudatinze reka twikomereze n'iyi nkuru usobanukirwe neza ibyabereye muri aka gace. Aha ni mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo rero, aho iyi modoka yo mu bwoko bwa hoho yaje kuza ikava mu gisate yagenderagamo ikajya mu kindi gisate cy'umuhanda, bikaza kurangira ihisi kubita botike yari iri ku muhanda. Iyi botike yari irimo abantu rero, ari nabwo ahangaha byaje guhita bigaragara ko abantu batatu bose baje guhita bahatakariza ubuzima. Yo utese murumva ko ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye ubwoba. Iyi mpanuka rero ikaba yabaye ubwo bamwe mu bari baje aha muri iyi botike, murabizi ko botike iri ku muhanda, hari ababaza guhaha, hari ababacaho gutyo, ari nabyo byabaye ahangaha. Iyi ni impanuka yabereye muri uyu mudugudu wa Nyakabungo, nk'uko nabikubwiye, hari mu kagari ka Gasoro muri uyu murenge wa Kigoma muri aka karere ka Nyanza. Ibi ngibi rero bikaba byanashimangiwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kigoma, akaba yitwa Habineza Jean Baptiste. Yakomeje atubwira ko iyi modoka yikamye mu bwoko bwa hoho ngo yataye umuhanda ikinjira mu nzu irimo abantu, irabagonga ku ikubitiro, hahita hapfa abantu batatu, n'ubwo abo bantu batatu nabo kubabona byaje kugorana. Mu kutubwira ibi ngibi byose, uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigoma akaba yakomeje atubwira ko mu gukurikirana aho iyi modoka yaguye cyangwa se aho yagonze, baje no gusanga iyi mirambo igiye itandukanye, aho bagiye basangamo uwo iyi hoho yari yagwiriye cyangwa se yari yatsikamiye, irimo umugore ndetse n'umwana w'imyaka 4. Yagize ati habonetse imirambo 3 naho abandi bantu 5 bakomeretse ku buryo bukomeye baje guhita bajyanwa mu bitaro, harimo n'umushoferi wari utwaye iyi hoho warurembye cyane. Bose bakaba bajyanwa muri ibitaro bya CHUB Huye. Gitifu Habineza yakomeje avuga ko hanangiritse inzu ndetse n'ibyari birimo ndetse n'indi modoka, usibye ko iyi modoka yindi yagonzwe n'iyi hoho yo kubw'amahirwe abari bayirimo ntacyo
babaye. Abantu bakomezaga baduha amakuru batubwira ati ibi bintu bikomeje kuduhahamura ntago byumvikana, ntago ngahangaha icyumweru kijya gishira hoho idakoze amabara. Gusa bakomeje batubwira ko imbangukiragutabara ubwo na ambirasi zahise zihagera, kandi ko n'inzego z'ubuyobozi, ubwo ni ubuyobozi bw'aka karere ka Nyanza, zahavuye ibintu byose bimaje kugenda bitungana. Uyu mugore rero wakubiswe n'iyi nkoho we yanabonetse bigoranye cyane ko yari yaguye cyangwa se yari yagwiriwe n'iyi nkoho aho yarari muri aba bapfuye, ngo imashini ariyo yaje kumukuraho cyangwa se yabonetse ari uko imashini ibanje guterura iyi nkoho bakabona ubumuvanaho. Murumva ko yapfuye urupfu rw'agashinyaguro. Ibi byaje no gushimangirwa n'umuvugizi w'ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe umutekano wo mu muhanda, CP Emmanuel Kayigi, yakomeje atubwira ko iyi mpanuka yahitanye abantu 3 koko, ngo kandi harimo n'abandi bakomeretse. Yavuze ko iyi modoka yo mu bwoko bwa hoho yari ipakiye, ariko ngo igeze mu ikona uyu mushoferi ngo ni nabwo yananirwaga kuri katangari heze, ari nabwo iyi modoka yahise iva mu gisate cy'umuhanda yagenderagamo, ari nabwo ibi byose byabaye. Yagize ati iyi modoka yinjiye mu kindi gisate cy'umuhanda, ari naho yakubise indi modoka yo mu bwoko bwa pikapu iboneza urugendo igenda igonga inzu y'ubucuruzi. Ubwo ni botike yari irimo abantu 3, ari nabwo bahise bitaba Imana, abandi barakomereka bahita bajyanwa kwa muganga. Kuri ubu ngubu umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yasabye abashoferi kutirara igihe batwaye ibinyabiziga, abibutsa ko impanuka idateguza. Yanongeyeho ko igihe cyose bari mu muhanda abagomba kwitwararika no kuzirikana ko atari bo bonyine bari mu muhanda cyangwa se atari bo bonyine bari gukoresha uyu muhanda. Kugeza ubu abantu bakomerekeye muri iyi mpanuka bose bakaba bari kwitabwaho n'abaganga mu bitaro bya Nyanza. Ubwo abangabo bahatakarije ubuzima, reka dukomeza kugenda tubasabira iruhuko ridashira, ndetse ababuriye ababo muri iyi mpanuka nabo tubabwira ngo mupore sana. Reka twizere ko abangabo bahakomerekeye byibuze baraza kumera neza, kuko murumva ko n'ubundi ibyabo byo byarangiye cyangwa se batakiri kuri iyi si y'abazima. Ngayo nguko ibyabereye ahangaha muri iyi ntara y'Amajyepfo. Reka nisere ko twatangiranye aya makuru usobanukiwe ibi ngibi byose, ubwo mbonera no kugenda nihanganisha rero uyu muryango, murumva ko bari mu bihe bitoroshye. Ni nako nashimiye mwebwe mwese twabanye muri aya makuru, mbabwira ngo mwakoze kunega amatwi. Imana ibahe umugisha, tuze gusubira mu kanya. Ndabakunda, asante sana.